Hari igihe ubuzima bugutwara ibintu byinshi, ibintu wari warubatse, ibintu wari warizeye, n'ibintu watekerezaga ko bitazigera bihinduka, ugasigara wibaza uti none se ubu nsigaye ndinde? Iyo ugeze aho niho benshi bahera ko bakavuga ko byarangiye, ariko hari ukuri kutavuga cyane. Hari igihe utakaza byinshi ariko si rwo rupfu, ahubwo ni uko uri kwiga ubundi buzima. Hari ibintu bigenda kugira ngo wibone mu byo uzabona bishya, hari n'ibigenda kugira ngo ubone icyo wari utarabona muri wowe. Nubwo byaba bibabaza hari icyo byubaka, nubwo byaba bikomeye hari imbaraga bitanga. Ntukarebe gusa ibyo wabuze cyangwa watakaje, ahubwo reba n'ibyo uri gushaka kugeramo, kuko hari umuntu mushya uri kuvuka muri ibyo bihe. Ushobora kuba atandukanye n'uwo wari uri we mbere, ariko ashobora kuba ari we wawe nyakuri kandi wari ukeneye. Nubwo waba wumva ntacyo usigaranye, hari ikintu kimwe ugifite, wowe ubwawe. Kandi iyo wiyumvise neza ushobora kongera kubaka byose kandi kurushaho. Ntukihutire kuvuga ko byarangiye, kuko hari ibice by'ubuzima bwawe bitarafunguka ngo ubibone. Komeza, nubwo waba utabona aho bigana, kuko rimwe uzamenya ko ibyo watekerezaga ko ari iherezo byari intangiriro yo kubona ibishya. Uzamenya ko ibyo wabuze byagiraga ngo bikubake mu buzima bushya kandi bwa nyabwo. Uzasobanukirwa neza ko ibyo watakaje bitari ibyo kukugira uwo washakaga kuba we, ahubwo ibyo ngibyo bitakaje kugira ngo wubake undi muntu mushya kuri wowe. Ntukacike intege rero, cyangwa ngo uvuge ngo ibintu byararangiye mu gihe ukiri muzima ugitekereza.